Turabaramukije inshuti bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com mwebwe mukunda ibiganiro byacu, ibiganiro dukora buri munsi, dore ko tudahwema kubaha amakuru yaba interview yaba ubusesenguzi dukora. Iki ni ikiganiro Sanzure Denis. Waramutse? Mwaramutse neza Meki. Amakuru y'iminsi Denis. Amakuru ni meza, weekend yagenze neza, sinzi wowe. Yari aho ngaho nyine abantu benshi twari muri Guma mu rugo, no still turacyari muri Guma mu rugo. Twaturere umunani ndetse n'umujyi wa Kigali, abantu baracyari muri Guma mu rugo. Guma mu rugo wikugeze cyangwa ntabizi kuko we n'undi uracyakora. Mu rugo twebwe se ko akazi tugakomeje n'ubundi twebwe nta kidutangira. Imihigo irakomeje. So Denis, tugiye kuvuga rero ku munsi kubijyanye na Guma mu rugo iminsi 5 yiyongereye, ariko ni ibintu ngo byagaragaraga ndetse byagiye bicibwa amarenga n'abayobozi batandukanye, haba Minisiteri y'Ubuzima, bamwe nkuriya Mpunga, Dr Mpunga, ndetse na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yagiye asa nkaho aca amarenga. Abantu benshi even na audience cyangwa se abanyarwanda ubwabo bagiye nabo baca amarenga. Rimwe na rimwe wanareba n'imibare ugasanga imibare iri kuboneka ubwayo iraca amarenga yuko dushobora n'ubundi stili kuguma muri Guma mu rugo. Hariho n'abari kuvuga bati n'ubundi imibare ntago wavuga ko tutakiri muri Guma mu rugo n'ubwo iyi minsi 5 bayiduhaye, dushobora kuzabona n'indi minsi. Denis, rero ndatugiye mu by'imibare aho ku munsi w'ejo hagaragaye abantu bapimwe bagera ku 11, abagera ku 132 akaba aribo bapimwe mu cyumweru. Noneho hakaza abantu bagaragaye banduye bari abantu 618 nabanduye ku munsi w'ejo hashize. Naho mu minsi 7 yari ishize akaba hamaze kwandura abantu 7,905. Noneho Denis, wareba ugasanga abantu basezere mu bitaro na 14 mu munsi umwe w'ejo, ubwo hari ku cyumweru, aho mu minsi 7 na 113. Noneho wareba abinjiye mu bitaro icyumweru, abinjiye mu bitaro na abantu 229 mu cyumweru, bikubye kabiri abasohotse. Noneho ejo abashya binjiye n'abandi 10. Still urumva ko abantu ni benshi cyane bari kwinjira mu bitaro. Noneho wagenda ukareba abapfuye ku munsi w'ejo bari abantu 15, mu gihe mu cyumweru kimwe gusa hapfuye abantu 93. Ukongera ukajya kureba ku bantu bakingiwe ku munsi w'ejo n'abantu 1171. Noneho wareba ku bamaze gukingirwa mu Rwanda hose ni 426 n'abantu 558. Denis, ibi biravuga iki rero? Ku munsi w'ejo nibwo abantu bagiye kubona itangazo rivuye muri primature cyangwa se itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rivabwira ngo muhongerewe iminsi 5. Ibi ngibi ariko ugereranyije n'iyi mibare nyine Minisiteri yagaragaje, urana ko Kayiranga n'ubundi kibazo ntabwo kicyoroshye, cyakomeye. Ntabwo yari igitangaza kuba bongeye iminsi 5, ahubwo hari n'abari kuvuga bati ahubwo niyo minsi 5 nidukomeza kwitwara uko bidakwiye, babandi batajya bumva ingamba no gukurikiza amabwiriza, ugasanga nibumva kwambara udupfukamunwa, kumva bari gukora ingendo zitari ngombwa cyane cyane muri bihe bya Guma mu rugo bitwaje impamvu abari gusohoka mu ngo zidasobanutse basohoka mu ngo. So Denis, kuba imibare ikomeje kwiyongera ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane. Nkuko nakubwiraga Dr Nsanzimana ejo nibwo yavuze ko ubundi kugira ngo icyorezo kibe kizewe abantu bagifite mu ntoki nuko iri janisha rigenda rikagera kuri 1.5. None uyu munsi none ejo yanavuga ko kuba riri kuri 4 ni ikintu gikomeye cyane. Bivuze ngo 4 niba ari abantu 100 n'abantu 4, kandi abantu 4 bakubwira ko ngo iyi delita abantu 4 yo yanduza ikuba 4. Ya indi yari isanzwe yo yakubaga 2. Ubwo bivuze ngo delita niba ari abantu 4 banduye delita barahita bakuba baba abantu bangahe? 8. Umuntu umwe ngo ashobora kwanduza abantu 4. Ubwo urumva bita 16. Urumva rero ni ibintu biri danger Denis. Gira ngo wari urimo uvuga kuri wowe ubona ari ibintu bimeze gute Denis? Uko mbibona ngewe mbona dukwiye gukomeza gukaza ingamba no kubahiriza amabwiriza. Na Minisitiri w'Ubuzima ejo yagaragazaga ko akarere ka Rubavu uko minsi ishize kari kamwe mu turere na 3 twa mbere twibasiwe nyuma y'umujyi wa Kigali, za Musanze zirimo. Akarere ka Rubavu ngubu ejo hagaragaye abantu 4 gusa
urumva ko kakoze ibishoboka ntabwo kakiri muri twa turere twugarijwe cyane abantu bane ku itariki 25. urabona ko kateye intambwe igaragara ifatika mu gihe mu mujyi wa Kigali tukiri hejuru n'abantu 108. Kamonyi naho nibo benshi 69, ni akarere twavuga ko kegereye Kigali. urabona ko abanyamujyi cyane cyangwa se abantu batuye mu mijyi nibo bafite ibibazo bikomeye cyane, ngira ngo nabyumvishe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu avuga ko abantu batuye mu mujyi cyane muri za Ruhango, ugenda za Nyanza, ukomeza ugenda za Huye n'ahandi hose mu mijyi itandukanye ariho ahantu hibasiwe cyane. Bivuze ko Denis, naho ingamba zaguma mu rugo ziri mu turere, hari uturere tumwe na tumwe twishi dushobora kuzisanga natwo dufite abaturage bari muri guma mu rugo. Sinzi reba tuno twa Gatsibo natwo turi mu turere 8 twagize. Gatsibo ntabwo irimo, ahubwo harimo Nyagatare iri muri guma mu rugo, Musanze akazamo Ntuza, Burera akazamo Rubavu. Rubavu rwose ubona ko bashaka kuyivamo. Rubavu bakeneye Rubavu. Denis, Rubavu baranakubitse cyane. Mu rugo ubona ko bagerageje kugabanya imibare y'abantu. Wibuke ko Rubavu style n'uyu munsi none babo bagugiye muri guma mu rugo, bagira n'ikibazo cyo kuba badasohoka imipaka ngo bajye hanze. Ni ikintu urubizi ko Rubavu benshi bari batunzwe no kuba bambuka imipaka, ariko uyu munsi nta hantu bajya. Urumva rero ni ikibazo. Uturere twari turi muri guma mu rugo harimo Burera, harimo Gicumbi, harimo Kamonyi. Kamonyi nari muri guma mu rugo, Musanze, akazamo Nyagatare, akazamo Rubavu, akazamo Rwamagana na Rutsiro. Aba bose bakaba bari rero mu rugo Denis. Rero bivuze ngo mu gihe abarindi batari muri guma mu turenge, na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yarabivuze, buri muntu wese niba uri muri guma mu karere birasaba kuguma mu karere kubariza ingamba za saa 10 gutaha saa 12 ukaba uri mu rugo. Ibyo nibyo bose nibyo bariho, igeza tuzubahirizwa. Rero twebwe turi muri guma mu rugo, abari muri Kigali, abari muri Rubavu, abari muri Musanze n'ahandi bo bakabyubahiriza, bashobora ubwandu bushaka kuzagabanyukamo bukavamo, ugasanga bugiye muri twa turere tune two tugiye bikaba uruhererekane. Bivuze ngo izi ngamba ntago ziri kuri abantu bari muri kwirinda, uburyo bwo kwambara udupfukamunwa, kurinda kwegerana. Abantu ntago bakwiye kuba babiharira abantu b'i Kigali gusa cyangwa muri utu turere, nabo bumve ko toujours bafite uburyo bwo kugira gute, bafite uburyo bwo kwirinda. Iyi minsi 5 rero reka mvuge ni twese tujye dushyire muri gahunda, tugerageze twongeremo imbaraga ku buryo iyi minsi 5 izatuma imibare y'abandura ijya hasi, cyangwa se abaremba bajya mu bitaro nabo bakagabanyuka. Bityo rero kino cyorezo tugikumire, turebe ko natwe twava mu rugo tugasubira mu mirimo itandukanye, dore ko abenshi ubu ngubu akazi karahagaze. Abacuruzi biribwa ibyo kurya nkaho imirimo igikomeje, ariko nabo bameze nk'abo badakora, nk'abo masoko aragenda se Denis, riga ibintu byumvikana. Kire kutura isoko araca hehe? Ubwo abo ku mabotike nyine nibo urebye abantu bakora nabo ku mabotike, ariko so baracuruza gute? Urumva nabo ni bande babagurira se ko amafaranga asari nkaho yari nayo, nabo ni ikibazo gikomeye. So style ni ibintu bigoye cyane. Abantu ngira ngo benshi barataka, aho bataka bavuga bati nyamuneka ntiturabona nuko tugera muri Ntuza, tugera ku masoko, kumva nta transport, nta buryo bwo kugerayo. Abandi nta bakiriya, kuko akenshi buriya hari za activity abantu barimo bagenda hirya no hino, abandi bacuruza, abandi baza guhaha, buri wese nyine abantu hariho ubwisanzure, hariho ubuzima busanzwe, nibwo abacuruzi bashobora gucuruza bakunguka. Kurumva mu rujya n'uruza rw'abantu niho habonekamo inyungu Denis. Ariko mu gihe twitwa ko turi mu ngamba zidasanzwe, muri state emergency, Denis, ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko nta morale ubwabyo, nta mafaranga, abantu bashaka no kurangura ibintu bikaba Denis cyane. Nyuma rero y'itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Intebe cyangwa se na Minisitiri w'Intebe, hari abantu bagiye batanga amakomenti, ubona bamwe batagiye bishimira kino cyemezo cyo kugumisha abantu muri guma mu rugo, ariko abandi nabo bagacishamo bakavuga ati ahubwo ikigaragara mwebwe muvuga ibyo nuko nta somo muriga guhera mu kwa 3 2020, kuba mucyumva ko kujya muri guma mu rugo ari nko kuba
ari nko kuba nabyita ngo kisi ni ukubafatira ibyemezo bikakaye kandi nabo ntacyo bakora ngo barusheho kugabanya ubwo bwandu. Hariho n'abavuga bati aba badushyira muri guma mu rugo nabo ubwabo umunsi imishahara yawe ihagaze nibwo bazamenya ko guma mu rugo itoroshye, kuko niba inama y'aminisitiri iterana bati mwese mujye muri guma mu rugo, ariko still umukozi wa leta na ba minisitiri n'abandi bose baracyagumye gufata imishahara, ariko wa mucuruzi wa muntu ukora muri private sector ntabwo bazagumya kumuhemba adakora, kuko uhembwa ari uko ukora. So rero baravuga bati nuko imishahara yanyigira, abandi bati mwireke kudohoka, nyamuneka nimwe muri kudutuma dushyirwa muri guma mu rugo. Ruvuga ngo harimo kwitana ba mwana, bati mwebwe muri kudohoka, abandi bari mu kujya mu tubari mu midugudu, abandi bari kuzerera mu ngo, nimwe muri gutuma habaho ibi byemezo. Covid ikarinde ikwira mu bantu hejuru yanyu, natwe ugasanga ingamba tubigendeyemo hejuru yanyu. Denis harimo n'abavuga batari ko siyo muvuga ngo twaradohotse, nitwe twazanye delita tuyinyuza ku kigo cy'indege turayizana, delita yazanywe n'abanyamahanga. So urumva harimo kwitana ba mwana, ariko ikintu cyane abantu bagomba kumenya Denis nuko kwitana mwana kudakwiye kubaho, kuko nibitana ba mwana nuvuga ngo icyorezo tukiri mu Rwanda, kugira ngo kive mu Rwanda kizatsindwa n'abanyarwanda mu buryo bushoboka bwose, mu ngamba zishoboka zose, wabyemera utabyemera, nitutagitsinda kizatwica twebwe ubwacu. So bivuze ngo ingamba zirafatwa ku bw'abanyarwanda, ni ku bw'inyungu rusange. Ntago bareba ngo runaka niwe wakizanye, ntago bareba ngo runaka arahembwa ntahembwa. So yego ingamba zirakomeye Denis, iyo bavuze kuguma mu rugo byonyine n'ubwonko bwabyo ntibupfa kwita bubyakira Denis. Bamwe bavuga bati twebwe inzara iratwica kuko n'ubundi twaryaga ari uko twasohotse twagiye kuri icyo kiraka, bakavuga ati yego hari gahunda yo guha abantu imfashanyo y'ibyo kurya, ariko bamwe nabyo rega ntibihagije. None se n'abatabibona bavuga ko batabibona rwose, kuko ntago abashyizwe muri guma mu rugo bose babibona. Kuko hari abihagararaho bakavuga bati twe ntago tubifata, ukavuga ati nzasiba gutonda umurongo kujya gufata ibyo kurya narihaye. So urumva harimo ibintu byinshi cyane, ngira ngo abanyarwanda bagira akantu ko kwihagararaho cyane, muri bo kwirarira cyangwa se kumva ko udagomba guseba. Ariko ngira ngo minisitiri Gatabazi yavuze ati rwose abantu bareke kwihagararaho, niba ubona ko umerewe nabi nta byo kurya ufite, saba abayobozi nawe bagushyire ku rutonde baguha ibyo kurya. Ngira ngo yanabisabye n'abanyamakuru, avuga ati n'abanyamakuru muri kwihagarara mu byakira, ariko abanyamakuru baranabibonye. Ngira ngo ARG yagerageje kugenda iza kutureba, yagiye isanga abanyamakuru aho bari mu makaritsiye ibazanira ibyo kurya. So urumva rero Denis ni ikintu kitoroshye, ikintu gikomeye cyane ngira ngo buri wese akwiye kuba atekereza, no kureba ni gute iki cyorezo cyatsindwa. Ese gumya gufata izi ngamba za hato na hato, ngo gaho jya mu rugo, guma mu karere, taha saa 12, niwemerewe kurenza saa 11 ucuruza, izi ngamba zizarangira ryari? Kuko niba hashize imyaka hafi 2 abantu bakiri muri iki kintu cyo kuvuga ngo ingamba nyine za hato na hato, birahindutse ukabugenda ukajya gukora uzi ko ejo utazasubirayo. Abandi bihombo ibishoro twarabiriye, reka nanjye mvuge gutyo. Ubushize hari ikintu twakomoje, sinzi niba abantu baracyumvishe wa mugani, kugira ngo byibuza buno bwandu bugabanyuke, wenda tube twagiye no kuri 1%. Nimba ari guma mu rugo, reka tuyigire guma mu rugo, na leta tumenye ngo irafata igihe dusoze corona tuyikubite kabisa, ifata icyemezo bya bintu byo kurya bavuga byo kurya bajye babizana babishyira imbere y'umuryango w'umuntu, ku buryo nta mpamvu n'imwe agira yo kuvuga ngo ndasohotse mu rugo. Ubundi hari ingamba zikwiye gufatwa. Ibi byo kugumya kuvuga ngo abaturage ngo musohoke, ngo mugiye guhaha, ngo musohoke mugiye, nibavuge bati idufasha ibyo kurya abantu bose, buri muntu wese uri muri guma mu rugo. Kuko tuvuge Denis dufite icyorezo turareba uyu munsi twagiye muri guma mu rugo inshuro nyinshi zagiye ziba, habayeho zaguma mu karere. Sasa ibyo byose biraza, ntago byorohera economy y'igihugu, nta nubwo byorohera economy mu baturage, nta nubwo byorohera ubuzima busanzwe bw'abaturage. Abantu barimo barangirika mu mitwe, mu bwonko, haraza ibibazo by'imitekerereze, haraza ibibazo bitandukanye by'ubukene, haza ubushomeri. Urumva ibintu biragenda by'inkurizinga ntuza ibintu byinshi cyane kandi bibi kuri rubanda cyangwa se muri population. So ikintu cya mbere ngewe mbona hakwiye kuvuga ngo noneho dufite COVID-19 nkuko bavuze ko nkuko turere 8 n'umujyi wa Kigali ukadukubita ingamba nk'izi n'utundi natwo turi muri dufite izindi ngamba zikaze saa 12
kuba utagomba kuba ukiri hanze, bavuze bati noneho twese mu gihugu tubakubise guma mu rugo y'ukwezi ntawe usohoka ntaki, leta izageza n'ibyo kurya ibishyire ku muryango, nukenera ikibazo nukenera imiti ukenera icyo uzahamagare mudugudu umubwire uti nzanira iki. icyo nicyo gisubizo kirambye rwose. Babikoze gutya bavuga ati tubikoze gutya, ntago ngira ngo nta n'umuntu wakwijujuta, twese tukuvuga tuti noneho mwese twihangane ukwezi kumwe tugukubite turi muri guma mu rugo, leta yihangane n'ubundi tugabure ko n'ubundi bikoresha ni ibyacu, ni imisoro yacu. Hari n'uwavuze ati, hari n'umusesenguzi waganiriye na Bwiza avuze ati dufite ikigega agaciro, cya kigega agaciro ubundi kiba gikwiye kwigaragaza mu bihe nk'ibi, ayo mafaranga agasohorwa leta ikayakoresha uko kwezi kemera ikagaburira abaturage, ariko abantu nyine ingamba zikaba ari ingamba tuvuga ngo zirangiriye iki n'iki, zifashwe igihe iki n'iki, ariko atavuga ngo uyu munsi tuzi ko turi muri guma mu rugo, ejo tuzi ko tuzayivamo, ejo tuzongera tuyigarukemo. Ibintu ntabwo aba ari byo rwose Denis. Guma mu rugo se hari n'abantu rwose bitwa ngo guma mu rugo ariko bukira ageze ku mpande inshuro nyinshi adashobora kuzibara. Ariko tuvuze ngo twese abanyarwanda tugiye muri guma mu rugo, uwo leta izabona mu muhanda izahita wenda bavuga ati ni imyaka 3 muri gereza bayimukubiti cyane, ariko noneho tuvuga tuti abantu tubasha kubariza ingamba, ntitugiye kugendera mu kintu cy'abantu batubariza ingamba. Bavuga bati abanyarwanda twese tugiye muri guma mu rugo ukwezi kose, turabagaburira ibiryo kurya tuzatubishyire ku muryango iwawe, cyangwa se tubaye amafaranga uzajya uhamagara babikuzanire, bakavuga abantu bagomba kubizana, sibyo? Nkuko batanga ibyangombwa bati aba bantu babemereye kugenda bajyana imiti ku barwayi, aba barimo barajyana ibyo kurya ku barwayi, kuko hari ahantu nk'abantu barwaye covid, usanga urugo rwaye covid bagira abantu babatekera nko mu midugudu imwe n'imwe, abantu bakasimbura kubashyira ibyo kurya no kujya kubavomera cyangwa se kubafasha mu yindi mirimo. Nabo bashaka kuvuga bati nirwo bimeze gutya turi muri ibi bihe, reka dufate ingamba z'abanyarwanda bose tubagaburire, tumenye ngo ubuyobozi bujye basura babajyana mu buzima, ukeneye ikihe kibazo ufite bagufashe, niba ari ibyo kurya bikuzanire, noneho tuzabemo tuvuga tuti noneho corona noneho twese twayirwanyije icyarimwe ukwezi kumwe, nta muntu uzongera kudusubiza muri guma mu rugo, nta muntu uzongera kutubwira ngo saa 12, nta muntu uzongera kutubwira ngo ibi nibi, noneho ngo dusigaye tureba abantu bakora ku kibuga cy'indege covid yinjira, abashinzwe imipaka nabo n'abashinzwe imipaka sigara inshingano zabo, covid yinjira ku mupaka gute, covid yinjira kuri kibuga cy'indege gute, noneho dusigare ari ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi none icyaha kiri kuba icya twese. Erega hari n'abantu bavuze ati buriya turadupfukamunwa two kwa muganga, buriya ntabwo ari utwo kwizerwa, natwo buriya covid ishobora kuduca, kandi abantu benshi baradukoresha, ukaba ushobora tworoye twayizaje ni ari abantu batwambara n'ukwezi kose cyo twambaye cyane, ukaba rero ushobora kujya ahantu ngaho ugiye muri botike guhaha, ati ngiye nambaye agapfukamunwa, ugasangamo umuntu, ugasangamo n'undi mukamubaye 3 wayizana ukayizana mu rugo, nyamara ikakwinjirana n'ubimenye ko yanakwinjiranye. Ni nayo mpamvu ino mibare ikomeza kugenda yiyongera, tuno dupfukamunwa natwo dukwiye kongera gusuzumwa, kuko nigeze kubona abantu bavuga ati nyamara tuno dupfukamunwa tibyatwo nukubanza kubisuzuma neza. So urumva nabyo ni ibintu bikwiye kurebwa Denis, harebwe inguni zose, niba utwo dupfukamunwa twamba ubwatwo twizewe, noneho n'ingamba zifatwa ariko atari ingamba Denis zo kuza kugumya zihindagurika, ejo tugiye muri ibi, ejo tugarutse muri ibi, tugarutse muri bya bindi, nyamara nta restoration, nta gisubizo na kimwe kigaragara ko ibyo bintu tugiye kubivamo. Stili n'ubundi nta wizeye ko ejo hari ubuzima Denis, nta ubyizeye. Hari n'abavuga bati n'igihe no minsi 5 bongereye ihavamo indi 5. Harimo bavuga ko ishobora kuba ariyo za bwonko, rishobora kuba yo kugira ngo ritegura abantu mu buryo muri psychology, mu buryo bwo mu mutwe, bakubwiye bati ni minsi 5, ariko wenda mu kindi cyumwe baza gukubita indi minsi 5, kandi koko none se nk'ubu ejo mu kiganiro bavuga ko imibare yapimwe ntago irabasha kwegeranwa. Niko numvisha Saba avuga, ndetse unaza na minisitiri yabivuze ko hari imibare imwe n'imwe hari bashobora ko batarabona ngo bamenye ngo mu gihugu covid mu buryo buri rusange ihagaze gute. Urumva niba baho gusesengura iyi mibare no gusesengura resultat zihari, bivuze ngo izi resultat ubwazo zishobora kuzivuga ngo mugume mu rugo cyane rwose, kuko natwe ubwaje gaza twibisubizo.
niba si uyu munsi wa none twagiye muri guma mu rugo abantu bakiri muri 200 mu 150 siko byari bimeze none abantu bari muri 600 ubwo uzadukora muri guma mu rugo biragoye kandi abo 600 bahari cyangwa abo 700 bahuye n'abandi bantu benshi nabo ushobora gusanga abo bahuye nabo nituramuka tuvuye muri guma mu rugo nabo bazasohoka bakajya mu kazi so urumva covid deja baravuga ngo delita irakubakana ihita igira gute yirara mu bantu so bivuze ngo Denis harasaba ingamba zihamye aho kugira ngo abantu bagomeze kubagumisha mu rugo cyangwa se mu ngamba za hato na hato rimwe na rimwe usanga zigarukamo kandi hakabaho igisubizo kiri rusange gishobora gutuma bigira ikindi Denis ku bantu benshi baza ati nk'abasore benshi badateka badafite amasafuriya badafite izo gaze kuba warafunze restaurant abantu benshi inzara igiye kubica ubwo no guhindura nyine umuvuno nabo bakagura imbabura bashobora kutafite ubwo buryo bwo kuzigura Denis cyangwa se ubusa barazigura kandi abantu bari muri guma mu rugo ni ikibazo gikomeye urumva kufunga restaurant hari n'uburyo rega Denis bwo hari abantu baba batafite bataba mu mwuko guteka uko ntago abantu bose bateka rimwe rimwe rega abantu bajya banamenya ko hari akazi kajyaye nakundi hari n'umuntu wambwira ati ngiye rwose kuva nta n'icyayi nakwitekera gushyira amazi ari agashyiraho amajyani n'isukari kandi akaba afite ubushobozi bwo kuba yakwigurira icyo muri restaurant cyane ati ngiye nunzwe na restaurant ati nzayivaho nashatse umugore urumva ko nk'uwo muntu rwose muri ibi bihe abayeho nabi cyane hari abantu benshi bayeho nabi urumva bari kwibaza bati restaurant zirafunze turarya gute ntaho bafite ho kujya kurya nizo take away bavuga take away se restaurant ishobora kugurisha take away umuntu niba yaguraga ipura ya 500 hano mu mujyi wa Kigali haraho barya 500 no mu byaro even no hirya no hino 500 arashyira ya take away 500 uwo muntu arayakura he adakora ikibazo so urumva ni uburyo nabwo bw'ingamba zifatwa kuvuga ngo restaurant zimye zifunge ni ikintu gikomeye cyane ngiye Denis barabibona ko kuvuga ngo nk'ubu bavanga ngo utubari turafunzwe abantu bahise bahindura iki utubari mu rugo mu ngo zabo nubundi abantu baracyangwa burarirwa cyangwa se abo bacuruza inzoga ubundi bigeze bahomba uracyahura nabo bava ku nganda zabo amamodoka apaki yajyana cyane bakwibaza rero utubari zicururizwamo bikagucanga kandi hari wenda byari gushoboka ko bavuga bati none abantu mwemere kujya mu tubari ko muzanira saa 12 mutarataha kandi wenda hajyemo 30%. Hajyemo 30%. Banashyireho n'uburyo bayete umuntu ugomba kujyamo. Agomba kuba afite passport ya COVID. Yaripimishije COVID. Hari ibintu byinshi byagenda bikemuka Denis. Ariko none se uyu munsi none ko abantu bajya mu masoko. So urumva kandi ingamba akarimo bazubahiriza. Urumva hari uburyo ingamba zifatwamo nane ugasanga hari uburyo zizanamo du confusion cyangwa se ziratera ama conflit hagati y'abantu n'ubuyobozi cyangwa se harazamo guhimana gusa nta n'umuntu ukwiye kubaho mu buyobozi kuko ingamba abayobozi bafata ingamba leta ifata ahanini ziba zireba abayobozi nako zireba abaturage ntabwo umuturage azareka kubahiriza ingamba yibwira ko ahima umuyobozi uramuhima ejo bundi covid nizamuka bagukubite agushyire muri guma mu rugo cyangwa se covid nayo izikunige ikwice ngira ngo barabona ko abantu barapfa umunsi ku wundi abantu barandura umunsi ku wundi Denis ni ibintu ngira ngo twese ni ibintu dukwiye kwa dutekerezaho wese agatekereza se ni izihe ngamba zishobora gufasha igihugu kugira ngo tuve muri iki kintu ni izihe ngamba zatuma tubasha gutsinda ese ni gutege niki nakora agiye kugira ngo mbashe kugira Denis sinzi wowe wenda kubyumva niki buri muntu wese akwiye kwakora kugira ngo izi ngamba cyangwa se izi ngamba za hato na hato guma mu rugo saa 12 imipaka irafunze imodoka nizemere kugenda abantu 50 ngira ngo abantu benshi bahubye ni benshi kandi still Denis abantu baracyasora cyane bamwe baribaza ko 15 bazajya gutanga ki public cleaning ikintu umuntu wese yakora nta kindi nyine ni kwa kwirinda akamenya ko agomba afite n'inshingano zo kurinda n'abamukikije cyangwa se abamwegereye akirinda izo ngendo zitari ngombwa za hato na hato akirinda kujya mu ruhame atirinze ngo ndavuga atambaye udupfukamunwa uko bikwiye iyo mvuze uko bikwiye no kukambara neza ugashyira uko ubuyobozi bikubwira no gupfuka umunwa kananwa hano ukagenda ngo afite agapfukamunwa no gupfuka umunwa n'amazuru cyane apana kuvuga ngo napfutse umunwa gusa ukagenda ukareresa munsi y'amazuru cyangwa mu kananwa
ukamenya ko ari buvuye ku isoko muko guhaha kwa guhererekanya amafaranga wakoze watanze amafaranga bakugaruriye, ukamenya ko ikintu cya mbere ugomba gukora ari ukugera mu rugo ugakarabiza intoki kuko ntiwamenya ibyo biceri ibintu byaba byajeho, ibyo byose umuntu akamenya ko akwiye kubyitwararika kuko everywhere hari covid cyane rwose, kandi buri kintu cyose kiriho covid. Ushobora no kugenda watega imodoka wayikoraho gutya aho wakoze ugakora kuri covid cyane. Ushobora no gukora kuri robine uvoma amazi ugakora kuri covid. Nuvuga ngo ikintu abantu bagomba kumenya nuko ahantu hose hari covid. Niba ahantu hose hari covid, icyo ngomba gukora no kwisukura no kwitaho. Abenshi ahubwo ubundi navuye mu kazi n'imyenda tufa tukajugunya handi kuri kugira ngo tutaza kufite na covid akagira umuntu uza kuyikora cyangwa se nawe ubwawe ukasanga covid ikuriho Denis. Denis rero ngo kuri izi ngamba kuri iminsi 5 guverinoma y'u Rwanda yongeyeho abantu still ngo bagomba kumenya kubona ibyo kurya, mu gihe hariho n'abakivuga ko bakeye bavuga ko ibi byo kurya bitarabajya cyangwa se byatanzwe mu buryo butanuze. Denis, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu niwe wabitangaje kuri televiziyo y'igihugu kuri iki cyumweru avuga ati rwose mwihanganiye mu minsi 5 nayo tuzakomeza twazirikanya abaturage babaho ari uko bakoze, tuzakomeza ati ntabwo waba warafashije umuntu mu minsi 10 ngo nibongeraho iminsi 5 umurekure kuko ni urugendo n'ubundi. Ati rero ubu rero twiteguye muri aya masaha ya nyuma ya saa sita urwego rw'umujyi wa Kigali ibiryo bigomba kujyanwa mu mirenge byari byarangije gupakirwa mu modoka bipakirwa guhera ejo, ubwo no guhera ku cyumweru uturere turatangira gahunda yo gutanga ibiryo ku buryo wa munsi wiyongereyeho bazabaha ibiryo by'iminsi 5 ikurikira. Ikibazo kiri nuko wenda cyane minisitiri agomba no kureba nuko hari ibyo kurya bihagira bikerewe. Niba umuntu umukize muri guma mu rugo ku wa mbere mukamuza ibyo kurya ku wa 4, uwo muntu mwumvaza karya gute? Kandi muvuga ko umuntu arya ari uko yakoze. Ibiryo nibyo abantu barya ari uko bakoze basohotse mu nzu. None mushize umuntu muri guma mu rugo ku wa mbere muze ibyo kurya ku wa 4. Ibyo kurya rero hari biza n'ubundi abantu batangiye kujya gute kwangirika mu mitwe. Umwana arimo arakubwira ngo uzana ibyo kurya, umwana aragusaba igikoma ntacyo ufite. Urumva ubwonko uburyo buri psychology umuntu deja yamaze kugira gute kugira handi hanajya. Nta uzasanga umuntu yasohotse mu muhanda arimo aratembera nk'umuntu w'umugabo, aratembera kubera iki? Arahunze inzara iri mu rugo. So urumva hari uburyo wenda bagomba kubikoraho. Denis, ngira ngo hari nibikirezwa n'ubuyobozi kuko minisitiri ubwo yavuze ko ibyo kurya byamaze gupakirwa. Noneho tekereza uturere ugasanga tubitanze dukire. Niba ibyo kurya byageze ku turere ko biva Kicukiro bijya ku turere. Utwo turere nitwo tuba dusiganye akazi ko kubigeza ku baturage. Denis, abaturage rero bamwe barasaba minisitiri no kugenzura niba koko ibyo bintu ibyo biryo batanga kuko bigera ahantu hose cyangwa se kuko ibyo bageneye abaturage kuko ari byo bagena. Kuko nivuze ngo abaturage, umuturage hano watanze comment wo mu murenge wa Masaka mu kagari ka Gako baravuga ko nta kintu na kimwe kirabagiraho. Hari n'abarubavu benshi baduhamagaye batubwira ko ngo hari aho bataga ibiryo niba bari habwa umuntu umwe mu isibo. Hari abantu baduhaye message batubwira ati dukore ubuvugizi iti ibyo kurya biri guhabwa umuntu umwe mu isibo. So kwibaza umuntu umwe mu isibo ni cyaje gikomeye. None kandi akarere kose kari muri guma mu rugo. Rubavu ni n'akarere navuga ko ibaze Rubavu yagize ibibazo by'imitingito. Abantu bakwiye no ko banagira n'impuhwe. Havaho umutingito, hariho ibintu byaguma mu rugo, babaho gufunga imipaka, abantu ntibakigira activity n'imwe. So barashengabaye mu buryo bugaragara. So niyo bakubwira ati turafasha ngo umuntu umwe gusa ngo mwisiba. Hari umuturage bamamagaye nkabangaye babiri babimbwira. So urumva rero ubuyobozi bukwiye kuba bugenzura niba hatarimo ikibazo cy'amakosa y'abayobozi bo hasi, cyane cyane hakunze kugaragara leta niba yagena ibyo kurya abayobozi bo hasi cyangwa se kuva ku karere ntibabibashe kubigeza ku baturage. Yabeho ubugenzuzi bugize. Nabo bakwiye kumenya ko abaturage bareberera ari inshingano zabo zo kumenya ko ibyo bintu byabagezeho. Baba banahemukira rega ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Uko ni ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwarasetinze ikintu wowe ntubashe kucyubahiriza, umuturage ararakara cyangwa se agire uburakari na depression zivuye ku makosa yawe. Ya makosa agenda yitirirwa ubuyobozi bukuru bw'igihugu kandi nyamara ntako batagize. Denis, ni nacyo kibazo gihari mu bijyanye n'ingamba, aho usanga abayobozi bo midugudu bigira bantu bindeba, ugasanga ingamba zirarebwa na polisi n'abayobozi bandi bakuru. Ukibaza wowe nudafasha ubuyobozi nk'ikintu gikemuke vuba, umuturage azarakara asanze agiye kurakara ubuyobozi, ariko nawe umenye kurakara ubuyobozi bwo hejuru nawe urimo. So urumva hari ho gufatanya Denis uko izi ngamba zifatwa kugira ngo iyo urebye zino ngamba itangazamakuru n'ubuyobozi
ubukuru bw'igihugu nibo bantu bari gukora cyane, ndetse n'inzego z'umutekano polisi nibo bantu bari gukora cyane cyane. Iyo ugiye muri local government, minisiteri ifite akazi gakomeye cyane cyane, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ya Minisitiri Gatabazi nibo bafite akazi gakomeye Denis, ko kureba niba izi ngamba zifatwa no kuzishyira mu bikorwa, aho minisiteri y'ubuzima yireba n'ibijyanye n'ubuzima, gupima abaturage, kureba kubavura, kugaragaza nyine igikwiye kuba gikorwa. Urumva rero abantu bakwiye kuba bafatanya kugira ngo iki kintu nkuko twavuga Denis, two kujya duhora mu ngamba za hato na hato, Guma mu rugo yagarutse, iragiye, Guma mu karere, ntiwemere gusohoka isazi, ni ingamba zitera ikibazo stress no mu bijyanye no mu mitwe, abantu ntago borohewe rwose. Ubwo rero icyakorwa buriya nyine no gukomeza kubahiriza ayo mabwiriza, buri muntu wese akamenya ko ari ikibazo cye, kitari ikibazo cya leta cyangwa se ikibazo cy'abashinzwe umutekano. Uko tugiharira leta ni nako kitugaruka, kandi urumva Denis, ni nabwo abantu benshi barimo ko bavuga bati kuki jewe ari byo ushyirwa muri Guma mu rugo, ariko umenye ngo mugenzi wawe utubarije ingamba niwe ugukozeho, niwe ukuzaniye iyo rwaserera. Bivuze ngo jewe nkwiye kubahiriza ingamba, wowe ukwiye kuzubahiriza, n'utazubahiriza nanjye umenye ngo unshyirishijemo cyane rwose. Icyo ni ikintu abantu bakwiye kubamenya Denis. Denis, ndibaza ko twavuze ibintu byinshi cyane bitandukanye, nta kindi dukwiye kuba turenzaho, gusa ikigaragara ni uko abantu bakwiye kuba bitegura ko n'izi ngamba zishobora kongera zikiyongera. Tutagize icyo dukora birumvikana rwose dushobora no guhabwa n'ukwezi, kuko iyi minsi 5 niramuka irangiye tukiri muri 500 bandura ku munsi, banaturetse tukiri muri 500 cyari ikibazo Denis, bizaba ari ikibazo, kuko bavuze ngo turucyafite abarwayi 500, baraturetse twagiye muri Guma mu rugo dufite umwe, turongera tujya muri Guma mu rugo dufite 200 hari na 300 gutyo, none umunsi turi hejuru yabo twagiye. Urumva ni ikibazo Denis gikomeye cyane. Bisaba rero ko abantu twese dukwiye kuba dukorera hamwe, tugafatanyiriza hamwe n'ubuyobozi. Ikindi n'ubuyobozi nabwo bumenye ngo gushyira abantu mu ngamba za hato na hato nabyo ubwabyo ni stress, birangiza mu bwonko bw'abantu. Bagakwiye kutubwira bati none tubakubise ingamba, tubakubise Guma mu rugo y'ukwezi. Iyo Guma mu rugo y'ukwezi murasabwa kuyihanganiramo, nirangira muzamuri free. Niba ari umuyobozi wumvisha kino kiganiro cyangwa icyo twatambukishije ubushize, ibyo bintu nabyo babyigaho, bakareba icyo bakora, cyane ko inshingano zacu n'itangazamakuru turatangaza, tukanamenyesha, tukanadagadura abantu, tugatanga n'ibitekerezo bimwe bitandukanye bishobora kuba bifasha igihugu, kuko inshingano z'itangazamakuru ni ukubaka sosiyete, ni ukubaka igihugu, kuko ntiwakubaka sosiyete usize igihugu. Izo ni ziriba mu nshingano itangazamakuru riba rifite mu buzima bwaryo bwa buri munsi, ni icyo kintu riba rigomba gukora. Rero Denis, nduba twasoza ikiganiro cyacu, ariko tubwira abantu bari mu turere tari muri Guma mu rugo nuko nabo barye bari menge, kuko niba turi muri Guma mu rugo bakagumiza kwiyongera, nabo iyo urebye usanga utu turere tari muri Guma mu rugo, usanga uturere n'uri hafi ya twose dufite covid cyane. Urebye nko kuri update yakozwe 23 ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubuzima, cyangwa sinzi ufitiye 25 urayifite? Ndayifite. Uturere twa Gatsibo urabona ko sinzi natwo turi mu 8, natwo turi Gatsibo ntabwo iri mu 8, ariko urabona ko nayo ifite abantu benshi, ubu nayo ishobora kujya kwiyongeraho muri aka karere, cyangwa se ikazagaruka nayo mu cyiciro cyo twashyizwe muri Guma mu rugo ubutaha hatagize igikorwa. Bivuze ngo abantu bose bari mu turere twose tutari muri Guma mu rugo, y'abana ari muri Guma mu rugo, basabwa kugumya kwirinda, kuko kutirinda kwabo niko kugira ibibazo, niko kongera kugaruka nyine ku ngamba zikaze. Ruhango nayo urabona ko yakoze foro, nayo ni 0. Urumva ntabwo ari foro, ni amahirwe ko abantu batanduye cyangwa se ari n'abantu babo bakize, naba wenda nta bantu bandi bari gunya kwandura. Urumva ko ibyo byose ari ukuntu abaturage baba bagize ubushake cyangwa se uruhare mu kubahiriza ingamba, bigatuma ntawe uhura n'iki cyorezo Denis cyane. Denis, reka dusoze tubwira abantu ngo mukore subscribe, mukore comment, yego. Ikindi kiganiro n'ejo Denis
iki ni ikiganiro isanzure twakoraga, ikiganiro cyagaruka ku ngamba nshyashya ndetse harimo na Guma mu Rugo, byose byahawe abanyarwanda bari muri twa ture ndetse na babandi bakiri mu tundi ture tutari muri Guma mu Rugo, nabo n'ubundi stili baracyari mu ngamba zari zisanzweho zo gukomeza kwirinda ndetse no kutarenza saa 12 utari mu rugo. Denis, reka dusoze ikiganiro tubabwira ngo Imana ibarinde, mukomeze kugira ibihe byiza. Turabashimiye bari badukurikiye. Yego.